hagamijwe gukumira impaka ndetse n'uburiganya bushobora kuba mu gushyira amafaranga ku makarita afasha abatega imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA ruragira abagenzi inama zikurikira: mbere yo gushyira amafaranga ku ikarita yawe ya Tap and Go, banza ugenzura asanzweho, na nyuma yo kuyashyiraho urebe neza niba yo wabahaye ariyo bashyizeho koko, wifashishije imashini zabugenewe ziri hafi y'aba agent ba AC Group muri gare. Niba utegera bisi ku cyapa, saba agent ugiye kugushyirira amafaranga ku ikarita abanza kwereka ayo usanganyweho, na nyuma yo kuyashyiraho umusaba kwereka niba yagiyeho koko. Ushobora no kureba amafaranga ufite ku ikarita cyangwa kongera ahandi ukoresheje mobile money. Mu rwego kandi rwo kunoza uburyo bwo gutwara abagenzi, ruriributsa abatega bisi n'abatwara abagenzi cyane cyane mu mujyi wa Kigali ko kizira kwishyura amafaranga y'urugendo mu ntoki. Havutse ikibazo mwahamagara ku murongo utishyurwa wa RURA 3988. Ubu butumwa nubwo urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA.